turabasuhuje mu izina rya Yesu bakunzi b'Ishako TV. Turejejwe no kuganira namwe muri uyu mwanya ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pasiteri Karekezi, turi kumwe n'umudamu hano nawe yabi. Nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu, yitwa Gasengere Christine. Imana ibaha umugisha kandi imbaraga z'Imana zigumye kubaba hafi, kandi Uwiteka abarengere abarwanirira intambara zanyu zose mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe rero no kugira ngo muri uyu mwanya dufate ibihe byo gusenga. Hari igihe twiga, hari igihe tubwiriza, bikagenda byivangavanga, ariko uyu munsi turiga tunasenga. Yesu ashimwe. Udashaka gusenga, turaza gusenga kuko hari imbaraga zigera muri enye ngira ngo twirukane. Yesu ashimwe. Imbaraga enye ngira ngo twirukane kandi tuzirukane ku buzima bwacu. Bakunzi b'Ishako TV badukurikiye, ndagira ngo uyu munsi numara gukurikira usenge kandi izo mbaraga nuzibonaho ufata ibihe byo gusenga. Nonaho ubifate, baba n'igihe cyo gutegura igihe cyo kuzasenga, usenge. Hari abadayimoni bagera muri 4 tugira ngo twirukane ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Abadayimoni cyangwa mu yandi magambo tuza kwifashisha ingunzu zigera muri 4 zigendagenda ku buzima bwacu, tuza kwirukana izo ngunzu zigera muri 4, turaza kuzirukana ku buzima bwacu. Uko rero wumva hari ingunzu yasatiriye ibyawe, aba ari kuza kwirukana izi ngunzu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagirire neza. Reka turebe ijambo ry'Imana hariya mu ndirimbo ya Salomo ibice 2 umurongo wa 15, twumva ingunzu za mbere tugira ngo twirukane. Mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Imana idufashe. Dusubiriremwo ngo dufate ibiki? Mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Dufate ingunzu, ibya byana by'ingunzu byonona inzabibu zacu. Urabona inzabibu zacu zari zimaze kuzana uruyange, zari zirabije. Mufate ibyana by'ingunzu. Inzabibu zacu zari zirabije, inzabibu zacu zari zimaze kuzanaho ibintu. Dufate rero ibyana by'ingunzu byonona inzabibu zacu, zari zirabije, zari zimaze kuzana uruyange. Imana itugire neza. None bya byana by'ingunzu byaje kuzonona. Ibi byana by'ingunzu bijya bipima uruyange rwaje ku muzabibu, umuzabibu wazanye uruyange, bikaza guhungura rwa ruyange wari wagera ahantu hari voka mu kanya ukabona uruyange rwose urusanga hasi mu gitondo, ari inzuki zahunguye, ari n'ibiki byose. Ukazatekereza uti ese iyi voka ko najyaga nyibonana uruyange rwinshi, wajya kureba ugasanga Yezu tuvoka nka 6, uruyange rwose ruhora hasi. Imana idufashe. Ati rero ijambo ry'Imana riravuze hano, mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona uruzabibu, kandi uruzabibu rwari rumaze kuzana indabyo, rwari rumaze kuzana uruyange, rwari ruyanze rugiye kwera. Uri rero ni umudayimoni ujya wica ibintu byawe byenda gusohora. Imana, iyi ngunzu yonona uruzabibu rwari rurabije, ni umudayimoni ujya uza kuvanga ibintu byawe byenda gusohora. Ukaba umaze kurambagizwa, uri umukobwa mwiza, ubukwe buri hafi, ukajya kubona ukabona hari ikibyishe. Ukajya kubona ukabona wari umuhungu ugeze ahantu heza, ukabona bazanye ibintu birabyishe. Uruzabibu rwari rurabije. Ukaba wanumaze kugera mu kazi ahantu heza, hakaza abazimu bakagukura muri ka kazi, cyangwa wari ukegereye. Imana itugire neza. Uyu ni umudayimoni wica ibintu byacu byendaga kugerwaho. Imana itugire neza. Ibintu byendaga kugerwaho akaza akabyica buri gihe. Uruzabibu rwari rurabije, ariko buri munsi akaza agacugusa kuraho uruyange. Dufate ibyo byana by'ingunzu byonona uruzabibu, kandi uruzabibu rwari rurabije rugiye kwera, ariko biza kurukuraho. Uyu ni umudayimoni
ujye uza kwica ibintu byawe byenda kugerwaho, ibintu byawe byajya kujya ku murongo ugasanga birapfuye, bibonetsemo agisida runaka, bibonetsemo amagambo, bibonetsemo kwiruka, proje zirapfuye, aho wakoraga hagahomba, wari ugeze heza, wari utangiye kuzamura inzu akazi kagahagarara, wari utangiye kumera neza, wari utangiye gucuruza, bizinesi yawe ikagenda nabi. Ibyo byana by'ingunzu byonona uruzabibu wari wiboneshe bikaza bivangavanga mu buryo buta. Imana itugire neza. Uyu munsi rero turafata icyo cyana cy'ingunzu cyonona uruzabibu, abo badayimoni bica ibintu byari bigiye kugera ku mperezo, bavumwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Turebe indi ngunzu za kabiri, ziri mu Bacamanza ibice 15 umurongo wa 4 n'uwa 5. Izizo ni ingunzu, ni abadayimoni bica imishinga uteganya, bakica niyamaze kugerwaho. Turababona mu Bacamanza ibice 15 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ni ingunzu mbi cyane. Soma. Nuko Samusoni aragenda afata ingunzu 300, yenda amafumba y'umuriro, izo ngunzu zifatanya imirizo, ayihambiranya n'ifumba y'umuriro. Komeza. Maze akongeza amafumba, arazikungagiza, aziroha mu mirima y'ingano y'Abafilisitiya. Inkongi iratwarana hose, si mu miba, si mu ngano zidatemye, si mu myelayo, byose birakongoka. Imana idufashe. Imana idufashe. Samusoni yarafitanye ikibazo n'Abafilisitiya, ariko bigaragaza ngo Abafilisitiya muri icyo gihe bari bejeje ingano, bejeje ibintu barahunitse. Samusoni bamwimye umugeni we, ajya ku ishyamba afata ingunzu 300, ntumbaze ngo yazikuye he, azizirikanya imirizo, afata amafumba y'ibyatsi agenda azishyira ku mirizo, arakongeza ingunzu zifatanya kongeza, aziroha mu mirima y'Abafilisitiya. Si mu ngano zitemye, si mu ngano ziri mu mirima, si mu ngano ziri mu bigega, hose aho ingunzu yageraga ishya naho harashya. Uyu ni umudayimoni wica imishinga. Hari ingano zari mu mirima, iyo ni imishinga iba mu bitekerezo, abazimu bakayica itari yasohora. Hakaba n'ingano zari zitemye bategereje guhura, izo nazo zarahiye. Hakaba n'ingano bamaze gusarura zari mu bigega, izo nazo zarahiye. Ingunzu aho yageraga hose harashya. Uyu ni umudayimoni wica imishinga uteganya, ikica na ya yindi yagezweho. Uyu mudayimoni ni mubi. Iyi ngunzu iyije igusanze mu ishuri ishya, ntiyagutwikira amakayi wa mwana. Igusanze mu ishuri uri umuprofeseri, bya bitabo wigishirizamwo ntibyashya. Iyi ngunzu rero iyo yanakugezeho uri ku ishuri bibubusa. Iyi ngunzu yinjiye muri banki ntihashya, harashya. Kandi iyi ngunzu benshi muri iyi minsi rimwe irinjira igatwika, ibintu bigashya. Imana itugirire neza. Uyu ni umudayimoni. Izi ngunzu ni umudayimoni wica imishinga ufite, akica niyagezweho muri wowe. Ugasanga ibyo uteganya gukora byose urucantege ruraza bikaza bigashya. Ibyo uteganya bigashya. Imodoka ukayitumiza ejo hwe, maze iminsi mbona izihira hano kuri Rwanda ihagaze. Ejo ukabona inzu yawe irahiye, ejo ukabona muri resitora bigenza ukundi wategura. Proje zawe zikagenda zishya. Gukoresha abasambo bikakwiba. Imana itugirire neza. Uyu ni umudayimoni wica imishinga yawe utekereza. N'izangano ziri mu mirima, niyo wamaze gushyira mu bikorwa, n'izangano zasaruwe, byose byarahiye. Izi ngunzu rero nazo turazifata mu izina rya Yesu. Ingunzu zisha imishinga yawe watekereje n'iyo wakoze, zose turazifata mu izina rya Yesu. Tugiye ku ngunzu ya za gatatu. Aba ni abadayimoni b'urucantege nke ku buzima, kuguca intege mu byo urimo ukora. Iyo ni ingunzu ya gatatu. Turahisanga muri Nehemiya ibice 3 umurongo wa 35. Turahafatira iyo ngunzu ya gatatu. Ni umudayimoni w'urucantege mu bintu wakoze cyangwa ugerageza gukora.
uwo nawe araza akagusatira akakubwira ngo nta kintu uzageraho. Soma twumve Nehemiya 3:3-5. kandi Tobiya w'umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati n'ibyo bubaka ibyo ingunzu n'ibyurire izasenya iyo nkike yabo y'amabuye. Tobiya, abantu basanije Barati na Tobiya na Geshemu bari babyara ba Nehemiya. Uyu murimo bawudehesheje kera, bakavuga ngo uyu murimo ntuzubakwa, Nehemiya ntazubaka, Nehemiya nta kintu azageraho. Ariko babonye ageze kuri rento, bamaze kubona ageze hano, baraza nimugoroba gusura, basanga bamennye rento. Sanbalati na Tobiya na Geshemu abafundi baraho barimwo bavuga bati imirimo iragenda, babaca intege. Baravuga ngo kandi ibi ngibi mwubaka ingunzu niziza zikabyurira nimugoroba, dore ko hari harabaye amatongo i Yerusalemu kubera hari ingunzu, kubera amatongo yari yarahabaye igihe zari nyinshi. Ingunzu nizibyurira birahita bisenyuka. Uyu ni umudayimoni w'urucantege mu by'ukora. Twibukira ko Nehemiya yabwiwe n'Uwiteka kujya kubaka, ari mu mugambi w'Imana. Aba badayimoni bajya baza kuguca intege babona ko ibintu byawe byenda kumera neza, babonye bageze kuri rento baza kuba ingunzu zirabisenyura. Ariko Nehemiya buriya yarabasubije wenda ati twashyira dufite sima ihagije, twamennye beti ikomeye, Imana itugire neza. Iyo utabaye maso, uyu mudayimoni ni umudayimoni w'urucantege mu by'ukora. Ugatangira proje bakakubwira ngo ntizarye, ngo ubucuruzi ngo na runaka bwaramunaniye, ngo ibyo ugerageza gukora ngo nutangira guhinga ngo ubushize n'abandi barahombye, ngo kandi nguzi ko ngo hari ngo nabo bigeze kuhahinga, ngo kandi ngo umuntu wahahinze ari umukire, ngo kandi bigapfa, ngo habayeho igihe kibi. Umuntu akagenda guca intege mu buzima, wajya kugerageza icyo gukora uri muntu akagenda. Uwo ni umudayimoni w'urucantege mu bintu ujya ugerageza gushaka gukora. Uwo rero ateza n'ubukene, atuma nta kintu ushobora kugeraho. Wica iyo ngunzu iguca intege ngo ntibizagerwa. Nibi bubaka ibigunzu n'ibyurira birasenyuka, kubera ugahora ubona proje yose uzakora itazaba nzima, ukabona uzahora uhomba buri gihe, ukazahora ubona nta kintu uzageraho. Uwo mudayimoni avumwe ku buzima bwawe, uwo mudayimoni w'urucantege, iyo ngunzu ivumwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kubona indi ngunzu ya kane, ari nayo ya nyuma. Ni umudayimoni ubuza ubushake bw'Imana gusohora. Iyo ni ingunzu mbi. Ariko nsubiye inyuma, iyi ngunzu Tobiya irurucantege kubuza n'ibyurira birasenyuka. Iyi ngunzu Tobiya, ingunzu y'urucantege mu by'urimo, iyo ngunzu nayo yirukane, ikwereka ngo nta terambere uzageraho, yewe ntibizakunda. Uzashaka se urugo ruzabaho, uzashaka se bizagenda gute, ibisura bikora bizunguka. Ingunzu Tobiya tuyivume. Twageze kuri ya ngunzu nari mbabwiye ya kane. Uyu ni umudayimoni ubuza ubushake bw'Imana gusohora. Iyi ngunzu ikaba yitwa Herode. Ni ingunzu ibuza ubushake bw'Imana gusohora. Luka 13:32. Soma. Arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Subiriramo iyo ngunzu Herode. Arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Ati mugende mubwire iyo ngunzu Herode. Kigihe Herode yarutumyeho Kristo ngo navaho, abantu barimo babwira Herode bati wa muhungu wo kwa Yosefu yagandishije abantu, ibintu byacitse. Herode arababwira ngo mugende mumubwira ahagarika ibyo bikorwa bye byivuga butumwa. Kandi Yesu ari mu bushake bw'iki bw'Imana. Nababwiye ngo uyu ni umudayimoni ubuza ubushake bw'Imana gusohora. Yesu ashimwe. Amen. Arangije Yesu abwira abaza ntumwa za Herode, mugende mubwire iyo ngunzu ndimo ndirukana abadayimoni, ndikorera umurimo, ejo nzagenda ntacyo, ariko mubwire iyo ngunzu ibyo ndimo. Mu by'ukuri Yesu ntiyaratukanye, ahubwo ingunzu ni umudayimoni ubuza ubushake bw'Imana gusohora.
iyo ngunzu Herode rero ibuza ubushake bw'Imana gusohora. Agira ngo uyu mudayimoni umurebe neza, aravanga akakuvangira mu buzima. Wari ugeze ahantu heza ibintu byenda kugeramo, uri muri gahunda y'iby'Imana yavuze ku buzima bwawe, akagenda avanga akica ubukwe. Uyu muzimu ngunzu Herode yica ubukwe, ikwirukanisha ku kazi. Iyi ngunzu ni mbi. Turafata iyi ngunzu ibuza ubushake bw'Imana gusohora. Hari iby'Imana iba yaravuze ku buzima bwawe, ariko hakagenda haza iterabwoba ry'abazimu n'abadayimoni ku buzima bwawe, bituma wicara mu kazi Imana yavuze, nyuma ukaza kuvuga ngo banza atariko, kubera ibipimo ugenda uhuriramwo nabyo. Bivuga ngo ubukwe bwegereje ukaza kuvuga ngo banza naribeshye, kandi Imana yaravuze ngo ni dayimoni ngunzu ibuza ubushake bw'Imana gusohora. Tugiye rero gufata izo ngunzu enye. Ngunzu ya mbere twabonye niyo none uruzabibu rwari rurabije. Umudayimoni ujya uza ibintu byawe byenda kugerwaho akabyica. Ingunzu ya kabiri twabonye ni iyica imishinga iri mu bikorwa n'itarajya mu bikorwa, ariyo za ngunzu Samusoni yaroshye hehe mu ngano ziri mu murima no mu ngano ziri zatemwe byose birashya. Ingunzu ya gatatu twabonye ni umudayimoni w'iterabwoba n'urucantege. Iyo ngunzu yitwa Tobiya. Ibi mwubaka biraza gusenyuka, ingunzu nizibyurira, aguca intege iyo abona hari ikintu ugiye kugeraho. Uwo mudayimoni akuganiriza no mu matwi yawe uryamye, akakubwira ngo nta kintu uzageraho, bireke, kandi wari ugiye kubigeraho. Imana itugire neza. Wari ugeze kuri rento akajya kubwira ngo nta bintu uzageraho, aho rero aza no mu matwi yawe unagenda mu nzira, cyangwa uwo wicaye mu kazi urimo ukora ukumva arakubwira ngo ibi ntibizashoboka. Ingunzu ya kane nibuza ubushake bw'Imana gusohora, ariyo Herode. Arashaka gukura Yesu mu bushake bw'Imana, kandi Yesu nawe ari mu bushake bw'Imana. Hari ibintu Imana iba yarakuvuzeho, iyi ngunzu Herode ikaguhabura nawe ukemera, ugahita uhavamo ukabivamo ukagenda. Ariko Yesu areba kure aravuga ati iyi ngunzu iragira ngo ubushake bw'Imana budasohora. Aragumya arakora ati mubwire iyo ngunzu ko nkora umurimo. Ejo n'ejo bundi ntabwo yahagaze. Uyu mudayimoni yageze ku buzima bwawe ugahabuka ukiruka, Herode arakanga. Ni umudayimoni ukanga kandi akabuza ubushake bw'Imana gusohora. Iyo wikanze ukagenda, iby'Imana yakuvuzeho ntibisohora. Hagarara rero ubwire iyo ngunzu Herode ko ugikora. Imana ishimwe. Ubwire iyo ngunzu Herode ko ugikomeye mu gakiza. Ubwire iyo ngunzu Herode ko ugikomeye mu mugambi w'Imana. Ubwire iyo ngunzu Herode ko ugikomeye ku ijambo Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwirukana izo ngunzu ku buzima bwacu. Nawe uraho uteze amatwi cyangwa urimo unareba Ishako TV, ureba tekereza ibyo wagezeho, ibyo ngunzu uko zumva, maze ngufashe kugira ngo dusenge twirukane iyo myuka mibi igenda ku buzima bwacu. Ahari aho uruzabibu rwawe rwari rurabije, ariko dore muri iyi minsi uko byagenze, wari utangiye gushaka n'utujambo two kuri invitation, ariko none dore birapfuye, byari bigeze kuri finali. Dore wari utangiye gushaka dore birimwo birapfa. Iyo ngunzu yo none uruzabibu rwari rurabije, yifate mu izina rya Yesu, yifate mu izina rya Yesu. Wari ufite proje mu mitwe yawe, ufite n'izindi zagezweho, ariko dore ingunzu zije kuzitwika zose, ziri mu murima n'iziri mu bigega. Iyo ngunzu yifate mu izina rya Yesu Kristo, zikwicira proje mu bitekerezo bikaba bimaze kugenda. Ingunzu ya gatatu twabonye Tobiya y'urucantege nke mu byo wagezeho, ukubwira ngo ntabyo uzageraho, ntacyo uricyo, ibi ntiwabikora, hara ntiwahakora, wowe ntuzwi, wowe ntumeze gutya, uyu business wose wabishobora. Uwo Tobiya umuvume mu izina rya Yesu. Ingunzu ya kane ni Herode. Herode ibuza ubushake bw'Imana gusohora, kandi tera n'ubwoba ngo vaho nibiza mu izina rya Yesu. Iyo ngunzu Herode nayo tugiye kwifata mu izina rya Yesu Kristo. Mama Imana yacu, mu izina rya Yesu dufatanyije n'abarimo bareba ku Ishako TV, mu izina rya Yesu Kristo turafatiza imbaraga mbi zose zijya zirwanya ku buzima bwacu. Hari inzabibu zacu zendaga kwera, ariko dore ingunzu zirimo zirakuraho uruyange. Mu izina rya Yesu turafata ibyo byana by'ingunzu byonona uruzabibu rwari rurabije. Mu izina rya Yesu Kristo turafata birangunzu ziza kwica imishinga yacu, ayo twatekereje niyo twari twaragezeho, bikagenda bipfa, dusubira inyuma mu
iterambere ryacu. Turafata izo ngunzu mu izina rya Yesu. Turafata iyi ngunzu Tobiya ivuga ko nta kintu tuzageraho, ivuga ko nta kintu turi cyo, nta kintu dukora. Iyo ngunzu y'urucantege, iyo ngunzu y'urucantege yo kuduca intege mu byo turimo, turayivumye mu izina rya Yesu. Turafata ingunzu Herode ibuza ubushake bwawe gusohora kuri twe mu izina rya Yesu Kristo, ishaka kudutera ubwoba ngo twiruke tugende. Iyo ngunzu turayivumye mu izina rya Yesu. Mana ugirire neza buri wese kandi udukomereze mu buntu bwawe, imbaraga zawe zigumye kutuba hafi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibabe hafi. Abakurikiye Ishako TV namwe mutekereze kuri zino ngunzu. Hari igihe waba ufatanyije nanjye gusenga nonaha, ariko hari n'igihe wavuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngiye kwirukana abazimu ku buzima bwanjye, nabwo ugafata igihe. Hari n'abazimu bananirana, icyo gihe wajya muri Mariko 9:29 urahasanga ijambo rikubwira ngo mwene uwo mudayimoni ntakurwamwo n'ikindi keretse gusenga wiyirije ubusa. Niba rero ubona ko bikomeye, fata iminsi wo kwiyiriza ubusa, ukubita izo ngunzu zive ku buzima bwawe. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu, amen.